twongeye turatomboye bana b'Imana kuba natwe Nyagasani duhamaganga kuri buri munsi kugira ngo atugirire neza. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Roho y'Imana adusakareho twese kuri iki cyumweru cya Pentekosti tariki 28 Gicurasi 2023. Isomo rya mbere niryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 2 umurongo wa 1 kugeza kwa 11. Umunsi wa Pentekosti uragera, bose bakabakoraniye hamwe. Ako kanya umuriro umeze nk'inkubi y'umuyaga uva mu ijuru, maze uzura mu nzu bari barimo. Nuko haboneka indimi zisa n'iz'umuriro zigabanya zijya kuri buri muntu muri bo. Ubwo bose buzura Roho Mutagatifu, batangira kuvuga mu zindi ndimi uko Roho abahaye kuzivuga. Aho rero Yerusalemu habaga Abayahudi bubaha Imana, bari baraturutse mu mahanga yose ari munsi y'ijuru. Ngo bumve urwo rusaku, rubanda rwose barakorana maze barumirwa, kuko buri wese bumvaga bavuga mu rurimi rwe bwite. Barashoberwa, batangara bavuga bati, mbese aba bose bavuga si Abanyagalileya? Bishoboka bitese ko buri muntu muri twe abumva bavuga mu rurimi rwe kavukire? Baba Abapariti, Abamedi n'Abelamu, baba abatuye muri Mesopotamiya, muri Yudeya no muri Kapadosiya, muri Ponti no muri Aziya, muri Furuja no muri Pamfiliya, mu Misiri no mu turere twa Libiya duhereranye na Sireni, babashyitsi baturutse i Roma, Abayahudi kavukire n'abayoboke b'idini yabo, Abanyakireta n'Abarabu, twese turabumva bamamaza mu ndimi zacu bwite ibitangaza by'Imana. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 104. Nyagasani wohereza umwuka wawe bikaremwa, maze imisusire y'isi ukahindura mishya. Mutima wanjye singiza Uhoraho, Uhoraho Mana yanjye uri igihangange rwose. Uhoraho, mbega ngo ibikorwa byawe birabe byinshi. Isi yuzuye ibiremwa byawe. Ubivanamo umwuka bigahwera, bigasubira mu mukungugu byavuyemo. Wohereza umwuka wawe bikaremwa, maze imisusire y'isi ukayindura mishya. Ikuzo ry'Uhoraho riragahoraho ubuziraherezo. Uhoraho arakishimira ibikorwa bye, icyampa ngo umuvugo wanjye umunyure. Maze Uhoraho ambera isoko y'ibyishimo. Nyagasani wohereza umwuka wawe bikaremwa, maze imisusire y'isi ukahindura mishya. Isomo rya kabiri niryo mahoro ya mbere Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyakorinti, umutwe wa 12 umurongo wa 3 kugeza kwa 7, wa 12 kugeza kwa 13. Bavandimwe, ntawavuga ngo Yesu ni Nyagasani atabibwirijwe na Roho Mutagatifu. Ingabire ziranyuranye, ariko Roho n'umwe. Muri Kiliziya kwitanga biri kwinshi, ariko Nyagasani n'umwe. Uburyo bwo gukora buri kwinshi, ariko Imana niyo itunganye byose muri bose. Koko rero buri wese ahabwa kugaragaza ibyo Roho w'Imana amukoreramo ngo bigirire akamaro bose. Mu by'ukuri umubiri n'umwe kandi ugizwe n'ingingo nyinshi, ariko izo ngingo zose nubwo ari nyinshi zigize umubiri umwe. Niko bimeze no muri Kristo. Twese twabatirijwe muri Roho umwe ngo tube umubiri umwe. Twaba Abayahudi cyangwa Abagereki, twaba abacakara cyangwa abigenga, twese twuhiwe Roho umwe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Yohani, umutwe wa 20 umurongo wa 19 kugeza kwa 23. Ubwo hari nyuma y'urupfu rwa Yesu, ku munsi wa mbere ku cyumweru nimugoroba, inzugi zaho abigishwa bari bateraniye zari zikinze bitewe no gutinya Abayahudi. Nuko Yesu agira cyaraza, ahagarara hagati yabo, arababwira ati, nimugire amahoro. Amaze kuvuga atyo, abereka ibiganza n'urubavu rwe. Abigishwa babonye Nyagasani, ibyishimo birabasaga. Yesu yongera kubabwira ati, nimugire amahoro. Nk'uko Data yantumye, nanjye ndabatumye. Amaze kuvuga atyo abahuhaho, arababwira ati, nimwakire Roho Mutagatifu. Abo muzakiza ibyaha bazabikizwa, abo mutazabikiza bazabigumana. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bakristo bavandimwe, nimugire Roho Mutagatifu n'ingabire ze zose. Aya masomo tumaze kumva yo kuri uyu munsi mukuru wa Pentekosti aradufasha kwakira Roho Mutagatifu, maze koko Roho Mutagatifu agakorera muri twe. Tujye kuzirikana ku ngingo iryoshye cyane igira iti kuvuga mu ndimi. Reka tubanze turebe igisobanuro cya Pentekosti. Roho Mutagatifu adusenderezeho ingabire ze. Pentekoste ni ijambo ry'ikigereki Pentekoste, mu Giheburayi Pentekoste hemera, ni umunsi ngo wa 50. Pentekoste rero ukaba ari umunsi wa 50 Abayahudi bahimbazaga, bawitaga Shavoti.
bikavuga fete de la moisson ou bien fete agricole, umunsi w'umuganura, aho abayisiraheli kuri uwo munsi wa 50 bakoraga nyine umunsi mukuru mu rwego rwo gushimira Imana umusaruro baronse, uburyo Imana yabakuye mu gihugu cya Misiri ku ngoyi ku bucakara, nuko umunsi wa 50 koko bakawuhimbaza bashimira Imana umusaruro bagezeho, umusaruro w'imyaka. Ukaba warahimbazwa nyine ibyumweru 7 nyuma ya Pasika. Uwo munsi waje no gukomeza mu isezerano rishya, n'abakristo nabo uwo munsi koko baje kuwukomeza. Ni umunsi rero himbazwa nyuma y'icyumweru cya 7 cya Pasika. Intumwa zakira Roho Mutagatifu yayibushyira ya gatatu mu bikiro y'ikuzo, Roho Mutagatifu manukira ku ntumwa, dusabine no gukomera mu by'Imana. Ngiyo Pentekosti rero tuje guhimbaza twese, ikaza kudufasha kuza kuva ngaha turi kuvuga mu ndimi. Kuvuga mu ndimi bivuga iki? Nyuma kumva isomo rya mbere uburyo intumwa Roho Mutagatifu yazimanukiyeho muri senakoro, nuko Roho Imana amanukiraho, ubwo batangira kuvuga mu ndimi. Abantu bose baratangaye kubona ba Petero n'izo ntumwa zindi batari bize ariko bakavuga mu ndimi ko burya bari aho bose babumvaga. No kubera iki bavugaga mu ndimi? Abose bamaze kurondora bakaba bari kubumva, buri wese abumva muri bwe bwite. Pentekosti Roho Imana aramanuka, nuko rero abantu bakavuga mu ndimi, indimi zisa n'iz'umuriro. Ibyo ni ibyemezo bya Roho Mutagatifu. Mu gihe mu isomo rya mbere bari kuvuga indimi nanjye kuvuga zigaragara, mu isomo rya kabiri ho baratubwira ururimi rw'ubumwe. Abanyakorinto bagomba kuvuga nyine ururimi rumwe kugira ngo bakire Roho w'Imana. Kuba dufite imico itandukanye, kuba dufite ibihugu bitandukanye, kuba dufite imigenzi itandukanye, impano n'ingabire zitandukanye, ibyo byose ariko bizingiye muri Kristo. Kristo wapfuye, Kristo wazutse, niwe nanone uhuza ibyo byose, niwe tugomba guhurizamo ibyacu tukunga ubumwe nawe. Iri somo rero rikaza ritwereka uburyo kunga ubumwe ntabwo ari gutekereza bimwe cyangwa kuvuga bimwe cyangwa gukora bimwe, ahubwo kunga ubumwe ni ukumenya impano ya mugenzi wanjye nawe akamenya iyanjye, ubundi tugashyira hamwe tugakora ikintu kimwe, ikintu gifite imbaraga. Ngugu ubumwe, nguko kunga ubumwe, car l'union fait la force. Ngize ingabire zitandukanye muri kiliziya ariko Roho n'umwe. Roho Mutagatifu rero niwe turi kumva uza gutuma tuvuga mu ndimi, ururimi rumwe, ururimi rw'ubumwe. Ivanjiri y'umunsi yo igiye guhuza ibihe bitatu by'amayobera: Pasika, Ascension ndetse na Pentekosti. Ubwo Yesu Kristo amaze kuzuka yabonekeye abigishwa be, abaha ubutumwa. Nuko mbere yo kuzamuka ntabwo yabasize ari imfubyi. Ako kanya batubwira ko yahise yohereza Roho Mutagatifu. Bitwibutsa ko ibyo bihe bitatu bihuye mu mibero gucungurwa k'umuntu, bibera umunsi umwe, bibera akanya kamwe. Ntabwo nyine Imana ishobora kubura ku isi, ntabwo Imana ishobora kubura mu buzima bwacu. N'ubundi Yesu Kristo yazutse aratubonekera akanazamuka, ariko agahitana none muri ako kanya Roho Mutagatifu ahitaza. Ntabwo yavuze iminsi 50, ntabwo ari ukubara kuva kuri 1, 2, 3, 4 kugeza kuri 50, ahubwo n'icyo gihe gihagije. Icyo gihe koko tuba dutegerejemo Roho w'Imana, tukakira nyine ingabire z'Imana, twategereje Roho w'Imana. Icyo kintu cyo gutegereza, ushobora gutegereza amasegonda 2, ushobora no gutegereza iminota, ushobora gutegereza umunsi, ushobora no gutegereza umwaka, ngategereza Roho w'Imana kamanukiraho. Ubwo Yesu Kristo mbere yuko ajya mu ijuru ntabwo agenda ngo asige ahantu hari vide, ahubwo ahita yohereza Roho Mutagatifu. Yesu Kristo amaze kuvuga atyo abahuhaho, nuko arababwira ati nimwakire Roho Mutagatifu. Abo muzakiza ibyaha bazabikizwa, abo mutazabikiza bazabigumana. Amen, 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 amen. Ngo kuko Roho w'Imana igikubwira ko yaje arakiza. L'Esprit Saint qui vivifie, arakiza, atanga ubuzima, yirukana ikibi, yirukana icyaha. Ngo uko rero kuvuga mu ndimi muri aka kanya natwe koko tujye gukomeza tugenda tuvuga mu ndimi, uko Roho w'Imana agiye atumurikira. Icya mbere ni ugukuraho ibyaha kugira ngo Roho w'Imana koko abone ukuntu aduturamo, kuko nta mahoro umunyabyaha. Roho w'Imana azana amahoro akaduha kugira ngo koko ahuhe ibyaha byacu, ahuhe ubusembwa, ahuhe ikibi, maze tubashe kumva Imana, twumvikane n'Imana. Nyuma yo kumva uburyo Roho Mutagatifu ari guhumekera muri amasomo, tujye kureba muri aka kanya ubuhamya bw'abantu babiri baza ko kudufasha kuvuga mu ndimi. Ese kuvuga mu ndimi bivuga iki? Aha mbere tugiye kujya mu rugo turebe uburyo twavuga mu ndimi turi mu rugo rwacu. Aha kabiri turaza kujya mu ishuri, dore ko ubuzima tubamo ari ishuri. Roho w'Imana arahanyura kugira ngo twige tumenye n'izo ndimi, tubashe koko kuvuga mu ndimi. Reka duhere aho hambere, urugo. Urugo rwiza ni ijuru rito, naho urugo rubi nyine nirinze kuvuga ko ari umuriro. Reka duhere aho hambere mu rugo. Ngo umunsi umwe umukobwa yari mwiza,
ariko ngo agira amatiku n'amanyanga, ari umukobwa uronda amoko. Abasore benshi koko bakaba baramutinyaga kumwegera kubera ko ngo uwo mukobwa agendera mu moko kandi koko akaba agenda mu ngeso z'ubusambanyi. Ubwo abasore benshi koko baramwanga, ntibamwegera, ntibamushaka. Wa mukobwa aguma iwabo. Mu gihe rero cyaje kugeraho umukobwa kera kabaye aza gushakana n'umugabo. Igihe kigeze rwa rugo ngo ruza gukomera, ngo abantu bo ku mpande bakajya bibaza bati kuriya mukobwa ari umunyamatiku kandi tumuziho ziriya ngeso mbi zose, kuko iriya rugo rwe rukomeye umwaka wa mbere urashize, uwa kabiri, uwa gatatu, uwa kane, uwa gatanu ndetse n'uwa 10 yewe. Nuko ngo baramwegera ngo abaha ubuhamya uburyo kuko urugo rwaje gukomera. Maze wa mukobwa na wa mugore ngo arababwira ati umva rero, nageze mu rugo rwanjye sanga umugabo wanjye ni umugabo wumva nanjye nkamwumvira, ubundi tukumvikana, aranyorohera nanjye nkamworohereza, ubu tubanye neza, urugo rwanjye ni amahoro. Nuko bose koko bagwa mu kantu kuko bumvaga ko urugo rwo rutazamara kabiri. Ariko kubera iki? Umugabo wanjye arumva, ndamwumvira, tukumvikana. Amen, amen, amen. Ngiye cyakomeje rwa rugo. Izo nshinga muri kuzumva mwa babyeyi mwe. Ubuhamya bwa kabiri ni ubuhamya bwo mu ishuri. Ubwo ngo mwarimu Gatigisimu yari kwigisha abanyeshuri biteguraga gukomezwa kugira ngo bahabwe ingabire za Roho Mutagatifu. Ariko babwira kuri Roho Mutagatifu nyine n'indimi za Roho Mutagatifu. Nuko ngo umwana umwe atera agatoki hejuru aramubaza ati ariko mwarimu, kuri gutubwira indimi za Roho Mutagatifu, buriya abantu ko ari benshi ku isi, ibihugu ni byinshi ku isi, n'indimi ni nyinshi ku isi, ese Imana yumva uruhe rurimi, cyangwa Imana igira amatwi angahe kugira ngo ibashe kumva abantu bose ibumve mu ndimi zabo? Cyangwa Imana wasanga itajya yumva, wasanga amasengesho tubwira Imana itayumva. Kubera iki? Kubera izo ndimi z'abantu benshi, kubera amoko y'abantu benshi, indimi nyinshi ziba ku isi, ibihugu byinshi biba ku isi. Ese koko buriya Imana iratwumva? Imana yumva indimi zose? Nuko ngo mwarimu mu gusubiza wa mwana ngo aramubwira ati umva rero mwana, Imana yumva abantu bose. Kubera iki Imana yumva abantu bose? Imana igira ururimi rumwe gusa yumva abantu bose, ari narwo rurimi koko ivugamo. Wa mwana ategereza ko mwarimu avuza kuvuga ko Imana ivuga mu Cyongereza, mu Gifaransa, mu Kinyarwanda, mu Giswahili, mu Kirundi n'izindi ndimi nyinshi. Nuko mwarimu aramubwira ati Imana ivuga mu rurimi rw'urukundo, bityo abiteze amatwi bose koko bakayumva kandi bakabasha kumvikana. Ngo ururimi rw'Imana, ururimi rw'urukundo. Nuko rero mwana, kuba imico itandukanye, kuba abantu bari mu bihugu bitandukanye, ko abantu bavuga indimi nyinshi, Igifaransa, Icyongereza, Ibinyarwanda n'izindi ndimi nyinshi cyane, aha Imana mu kubumva itega amatwi igakoresha uburyo bita uburyo bwo guceceka. Nuko rero Umufaransa akavuga, Umwongereza akavuga, Umunyarwanda akavuga, Abaramu, Abayahudi, Abagereki, bose bakaba bari kuvuga, Imana igize ite? Imana iteze amatwi. Kuko Imana urwo rurimi rw'urukundo ivuga igakoresha uburyo bwo guceceka, bituma koko abantu bose bisanzura, kuko Imana koko itworohera tukayumva. Nguko rero mwana, umuntu wese ufite ururimi rw'urukundo aravuga bikumvikana. Haba hari uri kumubwira nabyo agashobora kubyumva. Kubera iki? Aravuga ururimi rumwe, ururimi rw'urukundo. Nani rwo rurimi rw'Imana, ni rwo rurimi rw'ubutatu butagatifu, ngo urwo rurimi rwa Roho Mutagatifu, ngo kuvuga mu ndimi. Rero mwana, kuvuga mu ndimi ni uguceceka ukumva mugenzi wawe, ukumva icyo mugenzi wawe akeneye ukaba wakimuha. Kuvuga mu ndimi ni ugushishoza ukareba mugenzi wawe ukumva uramukunze, nk'uko Imana nayo ireba abantu ikumvira bakunze. Wareba mugenzi wawe ukumva uramukunze, wareba umunyabyaha ukumva uramukunze, wareba umusambanyi, umwicanyi, umurozi, umugome ukumva uramukunze, ukumva umugira impuhwe. Urwo ni rwo rurimi rw'Imana. Wabona mugenzi wawe ushonje, nuko rero Mutagatifu akakubwiriza ati muhe icyo kurya ari wowe. Mugenzi wawe wambaye ubusa wamureba koko mukabasha kuvugana, ukabasha kumenya icyo akeneye. Ako kantu mwana ukiteho, kumenya icyo mugenzi wawe akeneye, c'est ça la communication. Uko niko kumvikana nyirizina. Umugenzi wawe arashonje ukaba wabimenye, mugenzi wawe uzi icyo kurya ukaba wabimenye, mugenzi wawe yambaye ubusa ukaba wabimenye, mugenzi wawe hari icyo akeneye, aha ukabasha gufindura icyo akeneye. Uko niko kuvuga mu ndimi, uko niko kuvuga ururimi rw'urukundo, ururimi rwa Roho Mutagatifu. Nta kundi rero wabigeraho usibye kumva, ubundi ukumvira, mukumvikana n'uwo nyine muri kuvugana. Ngicyo cy'Imana ikora, ngo ururimi rw'Imana, ururimi rw'urukundo. Bakristo bavandimwe, Yesu Kristo akuzwe. Natwe rero uyu munsi buri wese agerageza avuge mu ndimi, aho uri mu rugo rwawe uvuge mu ndimi. Ese wari uzi ko igituma abantu bashwana
ari uko nyine batazi ururimi, navuga ururimi rw'Imana, ururimi rwa Roho Mutagatifu, ururimi rw'urukundo. Aha, niba uwo mubana ateruye agatangira akavuga, nawe ugatangira koko ukamuvugisha, nari ngiye kuvuga ukamurenza ijwi, urwo rwo bizarangira koko mutumvikanye. Twibuke bwa buhamya bwa mubyeyi, umugabo wanjye arumva nkamwumvira, tukumvikana, nkamworohera akanyorohera, urwo rukamera neza. Nguko ko rero Roho Mutagatifu aza koko akadukuramo ikibi, icyo kibi koko gituma tutumvikana. Mu gihe Sekibi shitani we icye ari ugutatanya abana b'Imana, ari ugusobanya indimi, ntibabashe gusobanukirwa abantu, Roho w'Imana we araza agakusanya izo ndimi zose, ubundi akabonamo ururimi rumwe, ururimi rw'urukundo. Nguko mu rugo niba ushaka kubana neza n'umuntu mubana, nta kindi uzamukorera usibye kumwumva, ubundi ukamwumvira, bikarangira mwumvikanye, koroherana bikazamo. Ngo ururimi rwa Roho Mutagatifu, ngo kuvuga mu ndimi, akantu mu gihe gacaho karongo. Nubona abantu bafitanye amatiku, amakimbirane, umwiryane, ingeso mbi z'urukozasoni ibyaha byinshi, uzavuga uti danger de mort, aho ngaho koko yegereye wapfa, kuko bari kuvuga ururimi rwo kwa Sekibi, ururimi rwo mu muriro, ururimi rw'urwango. Urwo rurimi iyo rwageze ahantu, niho uzasanga umugabo ari guca inyuma umugore we, umugore nawe nuko, bose bari kugenda bishyurana, bahimana, vengeance. Aho ngaho ntabwo rohera nyine burimo. Roho w'Imana araza koko koroshya ibintu byari bikomeye. Indimi zacu rwose akazibumbira mu rurimi rumwe, ingabire zacu rwose dufite kuko zikazamukira rimwe zigiye kubaka kiliziya. Naho ubundi umwe naca aha ngaha undi agaca aha ngaha, izarangira muri guhuziza ku muguruko, navugaga ibyaha. Nyamara Yesu yadusigiye ijambo ati, nimwakire Roho Mutagatifu, aho muzakiza ibyaha bazaba babikijwe, aho mutazabikiza bazagira bate, bazabigumana. Ngaho Roho w'Imana yaje, aho Roho w'Imana yaje barakira, bakira ibyaha, bakavuga muri ururimi rumwe, ururimi rw'urukundo. Nusanga ahantu hari bombori, nusanga ahantu hari umwiryane, hatari ubwumvikane, nusanga ahantu bariho kumuguruko, barara kumuguruko, kandi bafite ibintu bya mirenge, uzavuga uti Roho w'Imana ntawe uri aha ngaha, kuko nta rukundo ruri aho ngaho. Abo ngabo nyine bari kuvuga mu ndimi z'abanyamahanga. Indimi z'abanyamahanga rero nta kindi zishingiyeho, ni ingeso mbi z'urukozasoni, ubusambo, ubujura, umujinya, uburakari. Izo zose ni indimi z'abanyamahanga nyine, ni indimi zo kwa Sekibi, aho nta bwumvikane bwabamo. Niba Roho w'Imana yamanukiye iwawe, haraza ubwumvikane, haraza amahoro, haraza ituze, hahumura urukundo. Wareba uwo mubana ukumva uramukunze, wareba umugore wawe ukumva uramukunze, umugabo ukumva uramukunze, umwana wawe, umubyeyi wawe ukumva uramukunze. Nguwo Roho Mutagatifu, ngize ingabire z'Imana, nguwo koko ururimi rwa Roho Mutagatifu. Nanjye umunsi nze kwitoza kuvuga ururimi rwa Roho Mutagatifu. Nareba mugenzi wanjye nkumva ndamukunze, nkumva koko namugira neza, nkumva namenye icyo akeneye, nkumva nashoza nkamenya ndi, ariko mugenzi wanjye akeneye amafaranga, aba ariyo muha. Mugenzi wanjye akeneye ibyo kurya, reka aba ari byo muha. Mugenzi wanjye akeneye, mugenzi wanjye arakomanze, mbigenze ntimukingurire. Ubwo bushishozi uri gukora, uwo ni Roho Mutagatifu. Naho ubundi igihe cyose mugenzi waza komanga, ugakomeza ugafunga umutima ndetse n'umutwe, zaragiye koko uri gufungira na Sekibi, aho uzashya nyine kubera umuriro. Roho w'Imana ngwino utuyobore. Mwese mugire umunsi mwiza wa Pentekosti. Imana ibaho umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.